Yesu Kristo ashimwe. Dukomeje dusoma Bibiliya. Uyu munsi ni umunsi wa 92. Turi mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 19 n'ibice 20 n'ibice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 19 titire yacyo iravuga ngo gusenga kwa Hezekiya. Umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabira abantu basigaye. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Ndamushyiramo undi mutima. Ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Hanyuma Rabushake asubirayo, asanga umwami wa Ashuri arwanya i Libuna, kuko yari yumvise ko yavuye i Lakishi. Bukeye uwo mwami yumva bavuga kuri Tiruhaka umwami wa Etiyopiya bati, dore yaguteye kukurwanya. Abyumvise yongera gutuma kuri Hezekiya ati, nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo Mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo hazahabwa umwami wa Ashuri. Wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakabirimbura rwose, ni wowe uzabakira? Mbese imana z'abanyamahanga ba sogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Ab'i Gozani n'i Harani n'i Resefu n'Abanyedeni bari Terasari. Umwami wa Hamati ari he? N'umwami wa Arupadi, n'umwami w'umurwa w'i Serafayimu, n'uw'Ihena n'uw'iva. Bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya arahera ko arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli wicara ku bakerubi, wewe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, niwe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, kwejesha amaso yawe Uwiteka urebe. Wumva amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye. Nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Isengesho ndarikunze. Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho, ngo umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka akagushinyagurira. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. Ngo ninde watonganije ukamutuka? Wowe wakanitse ukamureba igitsure ninde? Ni Uwera wa Isiraheli. Watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe uravuga uti, nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara, ngeze mu mpinga z'imisozi, mu mirenge yo hagati ya Lebanoni. Nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati mu isambu yaho yera. Nafukuye amazi
y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabishohoje, kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumaga abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakorwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo ku gasozi, nk'ubwatsi bukimera cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. Ariko nzi imyicarire yawe n'imitabarire yawe n'imitabarukire yawe n'uburakari wandakariye, kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi. Nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa, ngusubize mu nzira yakuzanye. Nuko rero weho Hezekiya, iki ni cyo kizakubera ikimenyetso. Muri uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo, mu wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Kuko muri Yerusalemu hazasohoka igice gisigaye, kandi ku musozi wa Siyoni hazasohokayo abazacika ku icumu. Ishyaka ry'Uwiteka rizabisohoza. Icyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uwo murwa, kandi ntazaharasa umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa, mukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Ingabo za Senakeribu zirimbuka. Maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka, atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo 8,500. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Nuko Senakeribu umwami wa Ashuri arahava asubirayo atura i Nineve. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisikoti aramya, Adurameleki na Shareseri abahungu be baraza bamwicisha inkota, baherako bacikira mu gihugu cya Aratati, maze umuhungu we Esarihadoni yima ingoma ye. Igice cya 20 titire yacyo kiravuga ngo Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe. Dore nzagukiza ku munsi wa gatatu, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzakukizanya n'uyu murwa mbakiza umwami wa Ashuri. Nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Yesaya arongera aravuga ati, nimuzane umubumbe w'imbuto z'umutini. Barawuzana bawushyira ku kirashi yari arwaye, aherako arakira. Hezekiya abaza Yesaya ati, ni ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka azamvura, kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu? Yesaya aramusubiza ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye, gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10, cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Hezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka. Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi agisubiza inyuma intambwe 10. Hezekiya
amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe. Icyo gihe Berodaki Baladani mwene Baladani umwami w'i Babuloni yoherereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati, ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. Arongera aramubaza ati, mu rugo rwawe babonyemo iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka. Igihe kizaza, ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo ba sogokuruza babitse kugera ubu bizajyanwa i Babuloni. Nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka uvuze ni ryiza. Arongera aravuga ati, none se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho? Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'imbaraga ze zose, nuko yafukuye ikidendezi agaca umukore wo kuzana amazi mu murwa, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Hezekiya aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Manase yima ingoma ye. Igice cya 21. Umwami Manase akora ibyangwa n'Uwiteka. Manase yimye amaze imyaka 12 avutse, amara imyaka 50 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Hefusiba, ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Yongera kubaka ingoro se Hezekiya yari yarashenye, yubaka n'ibicaniro bya Bali, arema Ashera nk'uko Ahabu umwami w'Abisiraheli yabigenzaga. Aramya ingabo zo mu ijuru zose arazikorera. Yubaka ibicaniro mu nzu y'Uwiteka yari yaravuzeho ati, Yerusalemu niho nzashyira izina ryanjye. Kandi yubakira ingabo zo mu ijuru zose ibicaniro mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka. Anyuza umuhungu we mu muriro, akajya araguza, akaroga, agashikisha abashitsi, akaraguza abapfumu, akora ibyaha byinshi cyane imbere y'Uwiteka ngo amurakaze. Aremesha igishushanyo cya Ashera kibajwe, agihagarika muri ya nzu Uwiteka yabwiraga Dawidi n'umuhungu we Salomo ati, muri iyi nzu ni Yerusalemu mpatoranije mu miryango yose ya Isiraheli, niho nzashyira izina ryanjye iteka ryose. Kandi ati, sinzongera kunezereza Abisiraheli ngo mbimure mu gihugu nahaye ba sekuruza babo, niba bazitondera ibyo nabategetse byose n'amategeko yose umugaragu wanjye Mose yabategetse. Ariko ntibumvira, ahubwo Manase abashukashuka gukora ibyaha biruta iby'amahanga Uwiteka yarimbuye imbere y'Abisiraheli. Bukeye Uwiteka avugira mu bagaragu be b'abahanuzi ati, ubwo Manase umwami w'Abayuda akoze ibi bizira, agakora ibibi biruta ibyo Abamori bamubanjirije bakoze byose, akononesha Abayuda ibishushanyo bye bisengwa, nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, dore ngiye guteza i Yerusalemu n'i Buyuda ibyago bikomeye, bituma ubyumvise wese yumva amatwi avugamo injereri. Kandi nzageresha i Yerusalemu umugozi w'i Samariya na timazi y'inzu ya Ahabu. Kandi nzahanagura i Yerusalemu nk'uko umuntu ahanagura isahane yarangiza akayubika. Ariko nzareka igice gisigaye cya gakondo yanjye mbahane mu maboko y'ababisha babo, bahinduke umuhigo n'umunyago w'ababisha babo bose, kuko bakoze ibyangwa imbere yanjye bakandakaza, uhereye igihe ba sekuruza babo baviriye muri Egiputa na bugingo n'ubu. Kandi Manase yavushije amaraso menshi y'abatacumuye, kugeza aho yayujurije i Yerusalemu hose, akahasanganya, abyongera ku cyaha cye yoheje Abayuda ngo bacumure bakore ibyangwa n'Uwiteka.
ariko indi mirimo ya Manase n'ibyo yakoze byose n'icyaha yakoze mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko Manase aratanga asanga ba sekuruza, ahambwa mu murima wo ku rugo rwe wari umurima wa Uza, maze umuhungu we Amoni yima ingoma ye. Ibya Amoni. Amoni yimye amaze imyaka 22 avutse, amara imyaka 2 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Meshuremeti mwene Harusi w'i Yotuba, ariko akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko se Manase yakoraga. Yagendanaga ingeso zose za se yagendanaga, akajya akorera ibishushanyo se yakoreraga, akabiramya. Yimura Uwiteka Imana ya ba sekuruza, ntagendere mu nzira zayo. Hanyuma abagaragu ba Amoni baramugambanira bamutsinda mu nzu ye. Maze abantu b'icyo gihugu bica abagambaniye umwami Amoni bose, baherako bimika umuhungu we Yosiya ingoma ye. Ariko indi mirimo Amoni yakoze mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko bamuhamba mu mva ye mu murima wa Uza, maze umuhungu we Yosiya yima ingoma ye. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo ku bice 22 ndetse n'ibice 23 n'ibice 24 n'ibice 25 tube dushoje igitabo cya kabiri cy'abami. Imana yo mu ijuru ibishimire.